aravuga ati Uwiteka kera bakwiringiraga abo bari mu mahoro abari bagufite ntibigeraga bifuza undi murengezi aravuga ati ahari nanjye ngufite iwanjye ntabwo abana banjye bacuramo imisatsi tugufite nibyo ujya twifuza undi murengezi tugufite ntabwo twifuza kujya mu bapfumu tugufite ukiza indwara z'uburyo bwose tugufite usubiza ibyifuzo abantu bazi n'ibyo batazi tugufite uraboneka bigasobanuka tugufite utumara ubukene bw'impande zombi ati tugufite Salome tugufite Obededoma arayihenda avanguhereye iburasirazuba ukagiye burengerazuba witwa ndiho amajyepfo n'amajyaruguru witwa ishobora byose aravuga ngo witwa Imana yakuye ba sogokuruza muri Egiputa aravuga ati ni wewe wabambukije inyanja itukura aravuga ngo uri Imana izi guteka wabagaburiye manu mu butayu ntibapfa aravuga ngo kandi uri Imana yanga agasuzuguro abakuzanyeho umutwe ukomeye wabatsinze mu butayu habe imitima y'inangi Hedis da lo ne sharekite lo pine za sefore eni wizeme ne gome ne stanse pi enefa sayiri wizini mini gome tapone tasiforewa ne si wizini mini fire aravuga ngo ndabizi nakubonye uri Imana ntabwirwa uri Imana niboneye aravuga ngo iyo wimanya amazi arakama ariko niyo yatanze yubika isi aravuga ngo ni wewe wimura imisozi itabimenye ukayubikana uburakari aravuga ngo mu ijuru no mu isi uri nyiricyubahiro uri uwo kubahwa amanywa na nijoro abatakuzi bakumenye uri Imana itanga umucyo ukabisikana n'umwijima uri Imana yashyizeho ibiriho ubu n'ibizaza hanyuma ni wowe wenyine Imana iravuga ngo ni wowe narishaka ndashaka kuguhesha agaciro Obededomu we ndashaka kuguhesha icyubahiro bakabimenya ureka ba Dawidi baje bakanda amabondo bavuga ngo ibi si ibibyimba ni ibiryo haramba barokore muri iyi minsi batarizwa n'ibiri kuba bakirirwa bakanda amabondo ngo dore ibisibi byimba ni ibiryo ngo dore amataye ngo turahimana icyacumi cy'amataye ng'Imana atugire neza ngo dukuriro de bayi ngo twari barukomanya imbari kuba rukomanya imbari twarwe no kuva muri barukomanya imbari bimariye iki Imana isuzugurgure bimariye iki wowe uyimariye iki usibye kurengwa gusa umurengo ugagutera gukora ibidakorwa no kuvuga ibitavugwa no gusuzugura no kumva hari ibintu wishingikirijeho reka nkubwire ibintu biri ku isi byose birashira Imana niyo idashira byose birashira Imana niyo idashira arangije Imana arati ndaje nguhembe Obededomu muzabisome neza niba musoma muzasanga binjiriwe n'abantu bakomanze rwose pe tureke ya makabya nkuru n'aba bantu bongeramo uburungo bwinshi cyane mu nkuru z'ijambo ry'Imana no nta hantu bakomangaga kuko urugo rwe rwari rushiriritse rwose ariko abantu bakimara babonye itamwishe babyuka bamubaza bati bimeze bitaravuga ati mwitonde mutanyicira ibihe mwitonde umukunzi wanjye ndamuzi nanjye aranze mukozi wanjye afite impumuro nziza areshya n'ibiti by'irebanoni araka nk'ikizubazuba kabarahiye mwese arabaruta mutapuwa mu biti byo mu ishyamba niko umukunzi wanjye ameze mu bandi
Ncaye mu gicucu cyanezerewe, amatunda yararyoheye, kuvuga izina rye ntibintera isoni, ibyo binyongera imbaraga mu bugingo. Nimundeke mubyinire, amatunda yararyoheye, nimundeke mubyinire, amatunda yararyoheye. Akora ku cyavu zamuririmba, dore nicaranye n'ibikomangoma we, mundeke mubyinire, nimundeke mubyinire. Ni sawahe de langue ni faselema. Abantu babibona ukuntu Obededom ari muri mu mwuka wo kuramya no guhimbaza, ngo bagahita birukanka bakazana amaturo. Ndavuga ati ngewe dore nari maze kubemba, yimbwirire ko ikibembe kingeze habi, Imana ikabira kimukijije. Undaca kirukanka akazana inkebwira, tereka ngewe nari maze guhenga mu munwa, dore uko nari nabaye, ariko wayimbwiriye utongera ungarukeho. Hari abantu bazayihendahenda bashyizeho n'ibiguzi, kuko Bini Salome efi wizi pia igihe abafilisitiya bari barayicenengeje, ntabwo bigeze babona umwanya mwiza wo kwibwira ngo witwa nyakubahwa. Uko bimeze kose uri Imana. Ujye mwibuka ko hari umuririmbyi yavuze ngo Mana nubwo bimeze bityo uri Imana, ndacyafite impamvu zo kugushimira. Hari abantu impamvu zo gushima Imana zashize, kugira ati no, aho tugeze turahazi, ni Imana se muravuga iki? Ko buri muntu rwose yariyumva. Ariko reka mbabwire ijambo ryiza, kubaho Uwiteka birayinezeza, kandi kwiyubaha ngo nibwo bwenge no kuva mu byaha. Ni koko edite fobe ni with me, come on. Abantu batayubashye, ubwo batayubashye, niba kubaho Uwiteka aribwo bwenge no kuva mu byaha no kujishuka, siko Yobu yavuze. Ubwo utayubashye bigenze bite? Utavuye mu byaha bimeze bite? Faut faire attention. Abantu bajye basoma Bibiliya bayumva, kandi Bibiliya ni dictionnaire y'amadictionnaire, ni umuhanga w'abahanga, ni umuyobozi, ni umuyobora uyobora neza. Obededom mu mezi 3 gusa, abantu babisikanaga iwe ku munsi batanga inka, ntabwo bageraga umubare. Abasiga ibifaranga, abasiga ibintu by'imbuto, abasiga amafu ya efa, abasiga ibiki byose, abasiga ibihumura neza, abasiga imbuto zaye, amavuta ya elayo, abasiga imizabibu, abasiga baragenda bararunda. Obededom biramuyobera, rubaka inzu, yubaka ibipangu, Obededom ashyiraho n'abazamu, muzabirebe neza, byanditse muri Bibiliya. Aho Dawidi yagarutse nyuma y'amezi 3, nawe akaza asanga abagaride koro ba Obededom, inkuru yamugezeho. Cyambere ngo yarebye amatora arayabura, abona bamuganaga batereka Imana nitwahame. Ibintu byo kutubwira gusa ngo uri mwene Yesayi, byo bintu byo kutubwira ngo wishi intare n'idubu, Dawidi ibyo bintu nibikiri gufata. Aravuga ati muratinyutse basha muravuga, arababwira tumva, baramubwira bati tonde ya sanduku wakize ku ruhande, yigiriye ko Obededom yarahiriwe. Aravuga ati ntabwo yapfuye mbese, reka atahubwo se ugira ngo ati mu minsi iraza ntari bugusimbure. Ibintu birakaze buriya, ariko kubaha Imana birayinezeza. Baramubwira ati ntawongera kuguha ituro utarayizana, nawe utarayizana, reka wapi, amarembo y'umugisha agiye kwifunga. Dawidi aravuga ati reka nyenyere neza, noneho ibintu byo kugenda ndi kwikora ku itama no mu mifuka no kureba ikiri kuri konte mbigabanye, ngende ntaraka mbyina, ahari yandeba guca bugufi ikangirira neza. Yamanutse yafashe ku bantu bafite za fanfare bavuga ati uri Imana,
ibyose uri Imana, gusenga Mana, bamanuka barayihimbaza ngo bahinguke ku muryango. Abarinzi bo kwa Obededomu bati muretse ayo makorasi turayazi, mwarayateye murongera musubira mu bagore, murayatera mujya kuraguza, murayatera mwiringira abapfumu kuruta Uwiteka, muje muri bande? Dawidi ati rega nge ndi umwami w'iki gihugu. Ati stop, buretse. Ngo baragenda bajya imbere babwira Obededomu bati nyakubaho Obedi. Undi ati ibintu byakomeye, hano haje umwami w'igihugu. Atababwiye ko yitwa Dawidi. Timusubira mu maze nguje witwaje iki? Urumva wowe aho Obededomu abaza nyiri igihugu ngo uje wowe witwaje iki? Dawidi nigeze asuzugura, yatamubwira ati mugende mubwire ngo nje nitwaje nk'ebyiri zo gutambira Uwiteka. Ati nimureke yinjire. Arinjira. None amakorasi arakomeza, uri Imana, Mana yera, gusenga Mana, dukeneye inkunga y'Imana, yego dukeneye inkunga y'Imana, twaje kuvoma, twaje kwiriba, dubiza Mana tunyweho, twaje kuvoma, dubiza Mana tunyweho, dufite inyota dubiza Mana tunyweho, dufite ibiduhiga dubiza Mana dukire, dutabare Mana dubiza Mana dukire. Haleluya. Amen. Ngo abona birakoze, abonye bikoze, none aravuga ati ndajya nsimbuka ajye mu gicu nishaka n'imyenda yibeyure, ntacyo bimbwiye, ntacyo ipfa kuba itari bunyice, ipfa kuba ntakiri buntware. Reka nkubwire abantu bari kwanga kuyihimbaza itarakoramo akazi, nibakoramo akazi bazayihimbaza, nta n'ubabwiye, bazasenga ntawe basengesheje, bazayiha amashyi ntawe bategetse, uzabibona ndabarahiye. Obededomu ngo arayirekura, daravati rwose ni mugende, ikwiye kuba ibwami, ikwiye kuba mu rurembo rwa Dawidi. Dawidi nawe yareba inyuma yabona ntawe yishe nkuko yishe Uza, akavuga ati ndabyina ahubwo ibindi muzabimbaza ejo. Umugore rero wasigaye mu rugo utazi amakuru y'ibyabaye muramwibutse, mukobwa wande wa Sawuli wabaramuhamagaye ati reka mubwire ngo amujyana kurandikirwa. Uratinyuka ukibeyura imbere y'abaja n'abagaragu kugeza aho babona ikabutura y'imbere, ibutura yawe barayibonye koko pe mugabo wanjye koko. Ndaramubwira ati byihorere, sinatambiye yakuye so ku ngoma ikanshyiraho, ariko nanjye natinyaga ko yabitanira mu nzira, tuwe yahitanye naramubonye, titonde genda gake. Ngo wa mugore ahera ko abingumba kugeza apfuye, ibiranika ivuga ngo yabaye ingumba arinda apfa. Hari abantu rero bavuga ati none si ubwo wabyaye bigenda guta, abingumba ku masezerano, abingumba ku byiza, abingumba ku mugisha. Mugisha urifunga ugatangira uwo munsi ukarakara, ijoro rikakubera ikindi, amanywa akakubera umwijima, aho abandi banezerewe ntunezerwe, ibyishimo byawe bigahoramo amarira. Satani akakuvangira akagukorogeramo icyo bita akadoze k'ubugome bw'isi. Satani ni umutindi, nta cyiza agira, nta n'uwatinya, nta n'aho atagera, nta n'akagari n'umurenge atageramo. Burandagira nkubwire ngo nubwo inkweto ari nziza, ariko iyo hari akantu kandagiriye mu nkweto ntabwo wanezezwa niko yabiri nepa karakujomboka babara ukajya utaka ukaninagira. Rero ntazagira ukubeshya, Imana niyo ituma abantu baseka, niyo ituma abantu bishima, yagushiramo akantu kaninagira rwose kandi abantu babona ukeye. Kaninagira ukajya uninagira uri muri costume, kaninagira uri mu mukenyero ukaninagira. Uhari abarokore bazaninagira kubera agasuzuguro basuzuguye Imana, bagiye kuzaninagira ukajya ubona baninagira ufata se babaye iki? Babaye uko nyine kuko basuzuguye Imana. Ishobora bingahe? Gusenga, kubaha Imana birayinezeza, birayinezeza. Ibibazo bigoye byo ngaho nimwibuze, dore umukiza araje, nimwibuke
nyirubasha kanije gutabara. Urwandiko rwanditswe na Yuda, igice ni kimwe, umurongo turahera kwa 3, ariko umutwe w'amagambo aravuga ngo imbuzi zo kwirinda abatubaha Imana n'abigisha b'ibinyoma. Bakundwa, ubwo nageraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvishe ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa, bagenewe kera gucirwaho iteka. N'abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Ndashaka kubibutsa nubwo byose hari ubundi mwigeze kubimenya yuko umwami Imana imaze gukirisha ubwoko bw'Abisiraheli kubakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma irimbura abatizeye n'abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo. Ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi kugira ngo bacirweho iteka ku munsi ukomeye. Kandi ni Sodomu n'i Gomora n'imidugudu yari ihegereye naho, kuko abaho nabo bitanze bakiha ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe, ubutinganyi. Harya ngo Imana ngo ntizabahana. Iyo midugudu yashiriweho kuba akabarore ihanwa n'umuriro utazima. Uko niko na babandi b'abarosi bonona imibiri yabo, bagasuzugura gutegekwa, bagatuka abanyacyubahiro. Imana idufashe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka adukize ubukana bw'insesezi, aturengere. Imana ihagarane nawe, kuko gusesera kwazo kwabaye ikibazo gikomeye. Dore uko uyu mugabo yanditse. Mbibutse ko muri Bibiliya habamo Abayuda 6. Ubundi Yuda Iskariyota abantu niwe bazi, uriya wagambaniye Yesu. Ariko hari n'Abayuda wundi, hakaba na Yuda Barinaba, hakaba na Yuda mwene nyina wa Yesu, n'abandi Bayuda 2 sishaka kubarondora, ariko bose ndabazi. Yuda uyu nguyu avugira ijambo ngo yarari mwaburira abantu. Ubu nanjye ndiho ndaburira mwebwe. Arababwira ngo ubwo nazaga kubasura niyumvishemo ko nkwiye kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera, mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe risa, rimwe ritagira irindi, rimwe ritagira inshuro ya kabiri, bakazageza iteka ryose.
barihawe rimwe, ntabwo ari inshuro nyinshi. Ibyo kwizera abera bahawe rimwe, barihawe rimwe, ntabwo ari kenshi. Niko Bibiri banga ukiranuka niwe mukiranutsi. Naho ibyaha by'abanyabyaha nibyo bizabatsindisha. Bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Gukiranuka kuri kubakiranutse rero, nta kwiyoberanya, nta kwishushanya. Ntajya kuvuga ngo burya nubwo mubona ameze kuriya nanjye nubaha Imana, gabanya witubeye cyane. Ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Kandi Bibiri ngo ntabwo umucyo ushobora gufatanya n'umwijima. Wapi? Kabiri ngo nta wakongeza itabaza ngo aritwikirize intonga, ahubwo niyo warikongeje ko kurishyira ahantu habona rikamurikira abari mu mwijima bose, bikamenyekana ko itabaza ryatse. Niko bimeze. Aravuga ngo uko nagiraga ubwo nazaga kubasura niyumvishemo. Bundi no kugira ubuzima butiyumvamo kurwanira iby'agakiza nabwo ni ubuzima burimo abadayimoni. Kugira ubuzima butababazwa n'ibiri gukorwa n'abantu bafite umutima wa dayimoni nabyo ni urukozasoni. Kugira ubuzima butanihishwa n'ibizira bikorwa nabwo ni ukunyagwa zigahera. Yuda arababwira ati rero reka mbabwire ikigeragezo mufite gikomeye, ati kandi narakibonye kiragoye. Aravuga ngo muri mwe hinjiyemo insesezi zirasesera, zisesera mu gipastori, zisesera mu kidiyakoni, zisesera kuri mpimbara, zijya kuririmba indirimbo z'amakorasi. Bamwe baravuga ngo turi muri worship team, abandi bati turi muri korali runaka. Zirasesera, ziseserana ubusambanyi no kugambana no kwicana no guhemuka no kuroga. Zirya igaburo ryera, zirasesera, zirongora abakobwa ziyise nyirisito, zirasesera, zihabwa amakarita y'umubatizo n'amazina akomeye, zirasesera, zicara ku ntebe zikomeye, zirayobora, birakunda, zirasesera, zifata umwanya, zifata ibintu zibyita uko zishaka, kuko bene byo babirekuye ntibanabyereka Imana ngo izirwana intambara nk'iyo yarwaniye mu Bufilisiti y'ubwisanduku yari yibwe. Kuko bene byo ntibigeze amaso yo kubona ko bibwe ntibayabonye. Ayo mahirwe yarabacitse, ntibigeze bayamenya. Ntibamenye ko bibwe ngo bajye ku bavi bavuga ngo abera turi maso ngo uzurirengere uritabare ritarajya mu manga. Penenome siri widina chipi ini wize ekwate kotelame elefa. Zirasesera sha, zirasesera ziga kuririmba amakorasi, zirasesera zibumbura Bibiliya, zirasesera zijya no kwiga teolojiya. Zirasesera abantu bazibona bakagira ngo zifite izina ry'abakozi b'Imana, kumbisibo ahubwo baraseseye. Yuda terega mwebwe mwarinjiriwe, nabibonye murwanire ibyo kwizera, nabibonye mufite ikibazo, nabibonye, ariko niba mugifite ubuzima, niba agatima kagitera, niba kagitera mutarapfa koko, niba batarabashyira ipamba mu mazuru, niba batarababika, niba umwanzi atarabageza mu rwobo, nubwo mwaba muri kumanga, nubwo hari abavunitse abandi bari kuboroga abandi bahorogoma, nimushishikarire kurwana, nimurwanire ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka. Etome enigraye heva asenome etaki edose destasoneria. Nimushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Ntugaterega mwarinjiriwe, nababonye mbona mwararashwe,
nabasuye Yuda uyu nguyu agereranywa n'umwuka wera w'Imana, kuko ngo niwe udahishwa, ngo niwe urondora, ngo niwe umenya gutandukanya inyama n'imitsi n'imisokoro n'amagufa, ngo niwe ufite imbaraga, ngo n'ijambo rye ngo rifite inkota ityaya mu gihombi, ngo ibaga igahinguranya, ngo kandi ntirizagenda ubusa, rizagenda rijyanye icyo Uwiteka yaritumye. Ariko haleluya, Amen. no message lo eketeno netafiri wizema. Haravuga ati mwarinjiriwe, barabaseseranye babafatana imigabane, barabaseseranye bafata umwanya mwari guhagararamo, barabaseseranye batuma umunezero wanyu urangira, barabaseseranye babakumbuza amadegede mwariye muri Egiputa, barabaseseranye babatinyuza ibyo mwatinyaga, babaseseranye batuma muzirura ibyo mwaziririzaga, barabaseseranye. Silego menefo rosirigere iri wizi nice pi elome sekwa de gome sansoma la sikiri wizi bere gore ya bini tone menfa hise wasikato de gene meni avo barabaseseranye teto telege rebenikero de fofande benigeria bai izawasikine meniko barabaseseranye duta tita sole barabaseseranye. Murarushywa n'ubusa, mwarinjiriwe, ibyo mwigira byose mwarinjiriwe, nubwo mutabibona mwarinjiriwe, nubwo mugitera amakorasi mwarinjiriwe, nubwo mutararambika ibitabo ariko mwarinjiriwe, nubwo muvuga yuko inanga zitamanitse ariko ziramanitse murabeshya, nubwo mwibwira yuko iminsi ihwanye ariko iyi minsi irakomeye, yemwe nimugabanye ifiriti mwongere muyibwire pareno sike de lo ahise with rice. Yuda arababwira tumva, ntibaje rwihishwa mugira ngo ni ibisanzwe, baje bafite misiyo mugira ngo ni ibisanzwe, nimurwanire ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose, kuko urugendo muri kugenda rurimo ibisitaza byinshi, rurasharira, amazi si yayandi, dore ni mwoge magazi, ibihe ntabwo bimeze neza, dore mwarinjiriwe aho abaririmbyi basambana bagasubira ku ruhimbi, mwarinjiriwe umudiyakoni araroga neje akagaruka akongera agafata igiturisho, mwarinjiriwe abakristo bavuga nabi itorero bakavuga ko abakozi b'Imana bose ari ibisambo, bakagaruka kandi mu rusengero guhagarara imbere y'ibisambo. Ariko ngewe mfite akabazo ndimo nibaza, mwabarokore mwe, ni gute umbwira ngo ndi igisambo mu gitondo ukambwira ngo ninkubatirize umwana? Ko n'umunyarwanda yavuze ngo uwiba ahetse abayigisha mu mugongo, ubwo nindambika ibiganza ku mwana wawe ndi igisambo, urumva we ntazamumariramo ya myuka y'ubusambo? Niba koko ntawe usigaye, mwapfukanye mukabwira Imana ngo duha abakozi b'Imana bazima, mugahagarika amasakaramentu yose mwasabaga, ntagire umbwira ngo idini runaka yose mwayashize kuri YouTube no kuri za nuza hose, bose mwarabatarapye, nimumbwire idini ritarimo abapasteri n'abakozi b'Imana cyangwa se abitirirwa izina ry'Imana bagiye hariya bakavuga ati dore ibyo bakoze ngaho ni irihe? Murarizi? Hari na rimwe? Kiba kuko baranduye bose. Ariko nasomye ijambo rirambwira ngo burya haracyariho 7 bitarapfukamira baya. Birababaje kubona bitwa abakristo barafashe iyo ntero nayo yabaye umuryo n'indirimbo. Gukora iki? Mwarinjiriwe. Ibyo koko twahuye n'abantu batoroshye, twahuye n'abatekinisiye, twahuye n'abiyambitse uruhu rwera kandi ari abandi bantu, twahuye abo barahari koko badusinze ibara, badusinga izina ribi, batwanduza, baraduharabika, batuma isi idufata y'ijambo, batuma tugayika imbere ya leta. Ariko ntabwo twese twabaye ibisambo.
ntabwo twese twabaye indyarya, ntabwo twese twabaye abatazi icyo dukora. Haracyari abatambyi bazi umurimo wo gutamba. Ariko Yuda yavuze ngo nuko rero nimushishikare kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka. Sapie nevome shelari izi wizelon mela si etose kantole pita dolaki amai emasi mikawasi dirinimas. Ni rimwe ntabwo ari kenshi mani wazima barihawe rimwe ariko bazageza iteka ryose. Ededorasi shalati katolakiyama n'amasemegere verigora zabase one pidevayi. Mushishikarire kurwanira ibyo kwizera. Ubugingo bugingo we, bugingo we, Yesu mutanga bugingo ngirira imbabazi. Bugingo we, bugingo we, Yesu mutanga bugingo ngirira imbabazi. Bugingo we, oh bugingo we, Yesu mutanga bugingo ngirira imbabazi. Tugiye kwinginga Imana ubugingo bwawe bugarukana ubuzima, kuko barabuseseranye. Iyo mpamvu mara icyumweru ntayerekwa nta nzozi. Iyo mpamvu mara ukwezi nta makuru y'umurwayi. Muririmbyi aravuze ngo nkunda kumva makuru y'umurwa uri kura atagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umusumwe nzawinjiramo. Haleluya ko mvuza impundu, haleluya nzinjira mu murwa, haleluya ndi hafi kujyayo, umusumwe nzawinjiramo. Abazaba muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babiciwe ikamba ry'izahabu, umusumwe nzakigeramo. Haleluya nikushidikanya, mw'ijuru hari umunezero, umubabaro uba mw'ijuru, ngiye kuzinjirayo. Haleluya nikushidikanya, mw'ijuru hari umunezero, nta mubabaro uba mw'ijuru, ngiye kuzinjirayo. Mwinjiriwe n'isesezi. Sesezi zitagituma abantu bamenya ko ijuru ririho. Sesezi zazanye ibirangaza ku rwego rukomeye. Dayimoni ushinzwe guteza ibibazo ku rwego uba mu kigeragezo kimusengera ikindi, mwanya wo kuvuga ko uri umugenzi n'umwimukira inaha atari iwanyu, bikagushirana ahubwo ugahora wumva wasenga usaba ibyinaha, wasenga usaba kw'Imana ikugaburira neje ikakugaburira, ugasanga urwana n'ibintu bitarangira. Mana ndengera ku ideni, Mana ndengera dore ibibazo, Mana ndengera abana ntibiga, Mana ndengera dore nta bwenge, Mana ndengera urugo rurasenyutse, Mana ndengera izo zose ni insesezi, Mana ndengera dore baransohoye mu nzu y'ubukode, Mana ndengera dore gishoro narayihombye, Mana ndengera dore nambuye itsinda n'ikibina, Mana ndengera dore kuri sako banyandikiye urwandiko, Mana ndengera abana barwaye, Mana ndengera umugabo yaciye inyuma,
Mana ndengera umugore dore yabonye undi mugabo umwita sheri. Mana ndengera dore umukobwa wanjye baragiye kumutera inda. Mana ndengera, Mana ndengera, Mana ndengera rwose ufungurira imiryango nje kurangura hanze. Mana ndengera dore iduka ryanjye ryabaye rinini ariko ntabwo ndi kubonaho nagukira. Mana ndengera dore nacuruje ndahomba. Mana ndengera bagiye kunereza cyamunara. Ibyo babyita umwuka w'isesezi ukwibagiza iby'ubugingo ugahora uzenguruka wizengurukaho, ugahorana intambara zitari iby'ubugingo ahubwo ugahora wiganyira ku by'inahangaha. Nyamara amata yaravuze ngo nimukiganyire ngo ejo muzarya iki cyangwa muzambara iki, kuko Imana izi yuko mubikeneye. Imana izi yuko bagiye kugutereza. Imana izi yuko ushonje. Imana izi ko umwana wawe yatsinzwe. Imana izi yuko bari gukoroga. Imana izi ko hari uwagiye gukuraguriza tsumba wanga muri Tanzania. Ipatero ove ebi izi kote nome nezita toregere. Imana irabizi. Imana izi ko hari uri guhuhera ngo atumuye ibyawe. Imana izi ko urwo rugamba ruhari. Imana izi ko hari uwazingazinze urugo rwawe. Imana izi ko hari uwavuze ngo ntuzigere ushyira ibugongo. Imana irabizi. Imana irabizi. Muvuga ngo irabizi. Imana irabizi. Imana irabizi. Imana idukurure mu mwuka w'isesezi, isoro uwo mwuka turwanira ibyo kwizera. Sinkubwiye ngo ntuzakore, sinkubwiye ngo uzareke gutekereza uko wabaho. Byo simbikunda. Murabizi mwese nanga umurokore w'umunebwe. Murokore urateza amaboko ngo baramfungurira baramfasha. Uwo ni ikibazo ku itorero, uwo ni ikibazo ku gihugu, uwo ni ikibazo muri sosiyete, uwo ni ikibazo muri quartier, uwo ni ikibazo no kubo ayoboye cyangwa yabyaye. Umuntu muzima arakora. Bibiri avuze ngo nimuvuga ko abakiranutse bazagubwa neza, bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Imirimo y'amaboko yawe rero nikwiye kugutunga, pana guhora wumva hari abantu bafite inshingano zo kugutunga. Njye burani nayo mpamvu ntabwo ushobora kugurira mituweli zose. No. Niba muri batanu ndagurira bane, nawe nkubwire nihiga imwe. Kubera iki? Ugomba kuyishaka. Kandi ubutaha sinzakugurira bane, nzakugurira batatu nawe uhige ebyiri. Nibyo bita kuzamura umuntu ukamuvana mu cyiciro umujyana mu kindi. Naho nubishyura bose uramumugagaje, azahora yumva ko hari abamwishyurira, hari abantu bashinzwe ubuzima bwe. Ibyo bintu nukuremaza abantu. Ugomba kwereka umuntu nawe ko mu byo uri kumukorera ari responsable w'ubuzima bwe, agomba nawe kugira ibyo yikemura. Cyane cyane iyo afite ubuzima, kuko hari n'abantu bamenyereye abango nge ndi umukene ngo wo mu cyiciro iki, akikarasa kumva atanahava. No, ninde wakubwiye ko utahava? Ko mbizi neza ko no mu nyigisho duhabwa harimo kwishakamo ibisubizo. None ibisubizo byawe bishaka mu bandi? No, sibyo. Twarinjiriwe. Imana iturengere. Imana iturengere. Imana iturengere. Imana isohora umwuka wa dayimoni. Imana isohora umwuka w'ikuzimu. Imana isohora umwuka utuma ubugingo bwawe bunanuka, bukaba bwarabaye bwarasogobwe ku rwego uryama ukamara iminsi, ukamara amezi ntacyo wumva cy'umwuka, nta nzozi, nta yerekwa, nta ndoto, nta jwi iri gucyaha, nta jwi iri guhugura. Reka ahubwo ufite ibyo washyize imbere. Ufite abantu basenga bakajya no mu bapfumu. Ufite abantu basenga agatinya umurozi. Njyewe sinzi, reka nkubwire, sinzamutinya, ahubwo nzamukubitisha ibyo yavuye kuzana ubwe. Nzamusengera bwa mbere, mbwira Imana ngo mwoherezeho agakiza akamenye. Mubwire Imana bwa kabiri, Imana uyu muntu umugenderera umuhindure. Nyibwire bwa gatatu ngo yigawafora ate kotime. Uyu muntu mwereka agakiza, amurikirwa n'umucyo. Ariko niba ari umwana wo kurimbuka, ibyo binahora muhera abifutera buri munsi, nzabwira Imana ngo iki gikombe ashigisha koroga ntahari ndakimusubije nta kimwereho niwe ukizi, umaze urebe ibimubaho. Sinjya ntinya umurozi na rimwe, sinteganya no kumutinya, sinteganya, kuko mbizi neza ko muri ibyo byo kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye, ku musaraba atoroka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Niko bimeze.
icyo gikombe ahora nkorogera niba adashaka gukizwa ngo arekurane n'ubutindigasani arekurane n'ubugome bwe azakinywereho we nyiracyo buzi iyo kijyana n'aba ari ujyayo njye sifite uwo mwanya wo guhangana n'ibyo bidayimoni ibyo aba yaciririye ibyo bintu ashaka kubyibuhiriza muri jye ngo bijye binyonka we abyibuhe nibimusogobe niba ufite amaraso wapatanye nabyo njyewe se napatanye nabyo ariko nzabanza mwingingira Imana Bibiliya ivuga iki ngo nubwira umunyabyaha ko azarimbuka ntabwo uzaba ukoze nabi ariko nutamuburira ubugingo bwe buzaba ku mutwe wawe njye rero ntabwo nteye ubwoba mbabwiza ukuri barahire mugira ngo turi hose ko batatoroze mugira ngo turiho kuko batabukoroga mugira ngo turiho kuko batagambana mugira ngo abashatse kuduta ahantu ahacecekerwa ntibahari abashatse kumiramiza ubugingo bwacu n'ubuzima bwacu bunguri ntibahari ariko turashimira iyera idapfa ivuga bikabategeka bigakoma itunze umwuka w'abari mu isi bose iyo niyo nzavuga rero iyo niyo Mana nzakorera iyo niyo Mana nzakorera iyo niyo Mana nzakorera iyo niyo Mana nzakorera iyo Mana atabara barubasha we shobora byose niyikurinda nikaruhura yitwa rubasha ndabishoboye izikurinda iratabara we yo Mana ivugana nawe igutabaye ntacyo waba ivuze ngo baho burya ntiwapfa iyo yo Mana we kurinda ingumba zibyara kurinda we na bwa burwayi niyibuvura na bya bibazo niyibisubiza niyitabara nikaruhura yitwa rubasha we nindaruhura ndikurinda yo Mana we ikurinda igutabara yo niyo Mana nzakorera yego iyo niyo Mana nzakorera haleluya amen Imana ishimwe tujye gusenga tujye kwinginga Imana kuko muri mwe hagiyemo insesezi baza rwihishwa barakabara bafata imyanya bahagarara ahantu hose bari bazi ko haturuka iby'imbaraga baniga ahantu hose aho wari kunyura ugahembuka baniga icyerekezo cyawe ubu birakugoye urikabakaba ugasanga amayira yose barayafunze amarembo yose arafunze ntaho kunyura reka da rwinyagamburiro ntarwo ariko Daniyeli yaravuze ngo abazi Imana yabo birasi we bazakomera nibamara gukomera dokita bakora iby'ubutware dedome fanimanema sekuseneberger ife tonteremenia ndagira ngo dusenge kandi winginga Imana uyibwiza ukuri ariko nawe wibwiza ukuri ibwira uti nanjye nararangaye niyo mpamvu byanyinjiranye nararangaye sinarinda ubundi ndasigira ngo usenge isengesho nkaho ari we murokora usigaye ku isi usenge isengesho nkaho ari we muntu wenyine uzi Imana ku isi usenge nkaho wagira ngo nta wundi muntu uzi Imana Imana yumve gusenga kwanjye Imana yumve gusenga kwawe Imana igutabare ibindi byose wigira bizasobanuka hano imbere bizasobanuka ariko kugira ngo uriya mufilisitiya atwaye isanduku akayishyira iruhande rwa Dagoni yari azi ko Imana yavuga umunsi ayishyira iruhande rwa Dagoni akavuga ati Dagoni niyo iturwanirira iyo amenya ko ikigirwamana cye giciriritse kure cyane y'Imana ntabwo yari gutinyuka gukora ayo manjwe kabiri umunsi Imana ibakoramo umukwabo ikabakoramo akazi ko kubakubita ibicyute ibibyimba bya nyabyo n'imbeba zishinzwe kubirya kugira ngo bitonyoke neza ntabwo bari bazi ko ibyo byabaho bumvaga bahamije karuvate ikositime amategeko n'amabwiriza ari ayabo ubundi Imana iri munsi y'ibirenge byabo Imana ihita ati ndakoresha ububasha
iyi Mana yacu izi kurwaniza, irwana yigaragaza. Ngo abitwaga ngo nabayitiriwe, ngo bayibonye baravate ububyutse buraje, ngo batangira kuyirunguruka. Ibi bakubisemo ikintu. Bukeye ngo inkiritsikiza, inka yavuye mu Bafilisitiya ikaza ntitsikire, yanyuze mu mikuku ingahe kugeza itatsikiye. Ariko igeze mu bantu bayizira bati ngiye kwikora akantu, muri namwe muzana ibiganza, nabuze biganza bimaze imyaka ingana uku nguku, ndabakubitamo akantu kamubwire bimara amezi, bimara imyaka. Imana izongera ikore, Imana izongera ivugwe, Imana izongera yigaragaze, Imana izongera bitinde bitebuka, uzabona kugira neza kwayo. Kandi ntawe uzayikoma mu nkokora. Bawuza bazagwa kumbuga, Mbega gusuzugura Imana we, mbega. Muraje ngo birebe, nta nyuguti, nta buhanga, nta bwenge, nta mbaraga byarwanya Imana bibaho, ntabyo. Imana yitwa nyakubahwa, iyo ivuze birabaye, ategeka bigakomera. Niyo yonyine idasaza, niyo yonyine itarangira, niyo yonyine ihoraho. Naho twebwe turashira, twebwe turarangira, twebwe turapfa. Tugira iminsi, wajya kubona ukabona bagufunze ipamba bakakujyana ahantu mu gifirigo, ukumagara nk'iteke cyangwa ikijumba byawe bikarangira, bakajya bavuga ngo kera hahozeho, gasigara muri kera habayeho. Abantu bagasigara batinya igituro cyawe, kandi wari umuntu abantu basangira nawe. N'umugore mwabanaga akagutinya. Ninde se mwabonye ko bajya babangura yari sheri wanjye, ko narabona umuntu aho akabiza uwapfuye, ko narabona ubizura umupfu. Bizashira. Abantu nibashake borohe, bagabanye ibiciro vuba. Beza wote kansema, ibiciro mu bishyire hasi. Imana yubahwe, Imana yubahwe. Sindabona uhakabiza umupfu. Witonde rero, witonde. Nta zuba rirasa ngo ribure kurenga, nta n'umwijima utagira igitondo. Umva, bitinde bitebuka, amaherezo buzacya. Inkoko yarika itabika buzacya. Rero ariko Mana yanjye, ariko reka nkubaza, abashyize Daniyeli mu rwobo bari bazi ko bushobora guca intare zitambumaze? Ariko kuki umwami yaje kumubaza ngo umugaragu wisumba byose, Imana yawe ukorera iteka yabashije kuturinda, igiturindira no mu menyo y'intare, kandi zishonje zitariye se. Yesu ashimwe. Twingingiye twibwire ngo ni wowe wenyine wo kwiringirwa. Ni wowe wenyine uzi gukunda, abandi turagerageza, nukugerageza. Imana idutabare, Imana idutabare, Imana idutabare, Imana idutabare. Utugarurire ibyacu Satani yanyaze, ibyariwe n'inzige byose Mana ubigarure. Utugarurire Mana we ibihe byacu Satani yanyaze, ibyariwe n'inzige byose Mana ubigarure. Bigarure Mana, bigarure, bigarure Mana, bigarure Mana, bigarure, bigarure byose, bigarure Mana, bigarure bya bihe byiza, bigarure Mana, bigarure arya masengesho yagarure Mana, yagarure kwitangira umurimo, bigarure Mana, bigarure gukundana, bigarure Mana, bigarure kuvuga ukuri, bigarure Mana, bigarure
kwera imbuto bigarure mana bigarure bigarure mana bigarure mana bigarure gukiranuka bigarure mana bigarure arya amasengesho yagarure mana bigarure bigarure mana we ai mana bigarure bigarure none ai mana bigarure ndakwingize mana bigarure mana bigarure twaranyazwe bigarure mana bigarure twarinjiriwe bigarure mana bigarure bya bihe byacu bigarure bigarure none bigarure mana 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 bigarure ndagusabye bigarure etikalo bigarure no masiberiga